الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. أما بعد، nyuma yo kwikinga kuri Allah ngo aturinde shaytani wavumwe, tubanje izina rye mu kuri ubanje izina rye imigisha isakara muri gahunda rimwe. Iri zina rye bismillah, kubanza izina rye rikaba ari naryo ryabaye impamvu yo kwambuka cyangwa se yo guhaguruka k'ubwato bwa Nuhu alayhi salam, butari bufite moteri cyangwa se ingashya, ariko bugahaguruka kubw'izina ry'Imana nk'uko Allah bitubwira ati waqala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Turamushimira ukuri ko kumushimira Allah subhanahu wa ta'ala, dusabira amahoro n'imigisha yuko byasakara ku ntumwa y'Imana Muhammadin n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikira, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko twaba muri abo. Ntago nibagirwa gusabira umuntu wese udahwema gusoma Qur'an, kabone n'ubwo yaba ari eshanu page ku munsi, ndetse n'umukunzi wawe wumva ko iyi Qur'an dusomerwa amanywa nijoro yagera ahantu hose. Allahumma amin. Nyuma y'ibyo rero bavandimwe Islam, icyumweru cyashize umunsi nk'uyu nibwo twari turi kuganira ku bijyanye no gusarira imayiti n'ibyiza byawo, tunareba n'ubusabe. Ubwo busabe ushobora gusabira umuntu watabarutse, tunabona ko ari ukuri k'umuyisilamu mugenzi wawe mu kuri kugera muri 6 tumufitiye. Ariko ntibyatinze Allah atwereka ibitangaza bye, qadarullah wa ma sha'a fa'al. Umwe mu bavandimwe bacu tuzi twese azizi aratabaruka. Benshi hano twaramusariye. Ninde utaramusariye hano? Utaramusariye namanika akaboko. Ndabona ariko hari hafi ya mwese, subhanallah. Basariye majengo, ariko ndi mu bantu bagize amahirwe yo kumusarira. Hejuru y'isomo twari twize, ese abamusariye twamuhaye ukuri kwe na ya dua twize hano yo gusarira imayiti? Ese abamusariye bamaze kwiga hano, bamaze kuryoherwa n'ibyiza byo gusarira imayiti? Ibi ni bimwe mu bimenyetso bitwereka ko twese turi abagenzi bavandimwe wa Islam. Twaganiraga hano kuwa 4 umuvandimwe ari muzima, kuwa 2 atuvamo kandi ubwo yari kwitegura Ramadan. Allah amwagurira imva ye, amubarira aho yenyereye nk'umuntu, ndetse amuhe n'ibyiza bye, dore ko tuzi ibyiza bye byinshi cyane no kuruta ibibi bye. Yari umuntu usabana, yari umuntu witabira ibiriyo kuturusha, ngira ngo mwaranabibonye abantu bagiye kumuhamba. Yari umuntu witabira ibintu by'abandi, yari umuntu ufite agaciro imbere y'abandi, yari umuntu urangwa no yari sociable, yari umuntu urangwa mbese ntago wamugeragaho ngo sinzi ikibazo yigeze agirana n'umuntu. Allah amwagurira imva ye. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, mbere yuko dutangira isomo, aravuga ati khairun nas, umwiza mu bantu anfa'ahum linnas, ni wa wundi ufite umumaro. Kubw'ibyo rero, kubw'ingabire z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, turamusaba ko umuvandimwe wacu uryamye hariya yamwagurira uburyamo bwe. Dusabira Allah subhanahu wa ta'ala ku babyeyi bacu baryamye hariya ko Allah yabagurira uburyamo bwabo. Ubushize rero mu gusobanukirwa ibyiza byo gusarira umuntu no kumukingura, byaje kuba impamvu yuko uno munsi turi buze gukora pratique yo koza umuntu no kumusarira.
ariko naje gusanga ibi nitubyiga byose hari bimwe biri budusimbuke. Turi burebere hamwe koza gusa, ubutaha tuzareba noneho uburyo borose umuntu cyangwa se bafunika umuntu musanda ndetse n'uburyo bamusarira. N'ibibazo byabajijwe mu bijyanye n'ibyo, umugabo aho bamushyira, umugore aho bamushyira, iyo babayeho babiri aho babashyira, iduwa y'umwana ni ihe, tuzayisubiza icyumweru gitaha Allah nadushoboza, kubera ko twamaze kubibona yuko uyu munsi turi hano ariko ejo ntabwo tuzi aho turi. Uno munsi rero tukaba turi gukore pratique gusa y'uburyo boza umuntu watabarutse. Kandi nayo mpamvu nitwaje bino bintu, wenda biraza kudufasha mwiziga. Turaza gushaka n'umuntu uri buze kudufasha kuryama hano muri tayari bavanywe Islam, cyangwa se twese turatinya gupfa n'ubundi tuzapfa. Jazakumullahu khairan. Naam, bavanywe Islam, dukomeje isomo ryacu mbere na mbere kugira ngo turitangire ku mvugo ya Sheikh al-Allama Ibn Baz rahimahullah, mumenye ukomeye cyane. Turi buze kwifashisha uburyo yadusobanurira uburyo umuntu yozwa n'uburyo afunikwa muri iriya sanda. Turatangira umuntu atabarutse, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tumenya ko mu dini ya Islam umuntu atabarutse mu buryo bubiri. Mu buryo bungahe? Bubiri. Buryo bwa mbere ni uburyo twese tuzi, yashizemo iki? Yashizemo umwuka. Bigaragazwa n'iki? Alhamdulillah, muri iki gihe haje ibipimo bikora iki? Bigaragaza ko umuntu yatabarutse. Hari igihe bahambaga abantu ari bazima bavanywe Islam, bakumva umuntu nahumeka asigaranya akuka gake adakoma, bagahamba umuntu akaza kwicura hehe, harimo ukaburi n'ubundi agapfa, kubera ko cyangwa se hakaba hari ugaruye ubuzima none ubuyanja, bakavuga ngo arazutse. Nta muntu ushobora kuzuka, twese tuzazuka ku munsi umwe yawmal qiyama. Ariko alhamdulillah, kubw'igihe tugezemo bapima bagasanga umutima nukora, ubwonko bwazimye, ibindi byose byahagaze, niho duhera tuvuga ko umuntu yakoze iki? Yatabarutse. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ubuzima bwacu buzavemo turi mu musigiti. Nubwo abanyarwanda bigoye, wallahi biragoye, ibintu mvuga biragoye. Urabona umuntu wapfiriye mu musigiti hano ari kuri sujud, se n'ibyaha byacu. Mwari mumvira umunyarwanda wapfiriye Maka? Tubitekerezeho natwe, siko bimeze. Ariko alhamdulillah, hari umwe mu bavandimwe twiganaga yagize ayo mahirwe yo gupfira Maka. Ajya no gupfa, umunsi yapfuyeho naramurose, yari yakoze accident, araza mbona nta kintu yabaye, ndamubwira kuri muzima? Arambwira ati nge ndi muzima, sinzi ibindi abantu bari kuvuga. Yari yakoze accident ikomeye cyane. Mu gitondo cya nibwo bambwiye ko yatabarutse. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Twagize agahinda kubwo kuba yatabarutse, ariko nge kubwanjye n'abayisilamu bazi agaciro k'ubutaka butagatifu, nanone twarishimye tugira n'ishema ry'uko hari umunyarwanda wapfiriye hehe? Maka. Nitunabona n'uwapfiriye mimbari tuzababara, ariko tuzishima ko dufite umwe mu bayisilamu wapfiriye hano mimbari ari sujud. Biragoye, turi ku myaka kuva covid yaba na mbere yaho, mwari mwabona umuntu wapfiriye muri mimbari? Dukore tauba, dusabe Allah husnul khatima. Na tabari ngewe abari wowe, dusabira ni byiza gupfa turi kuri sujud ku munsi nk'uyu wa kane winjiro wa gatanu, ndetse noneho turi na sujud musala. Allahumma amin. Kubibyo rero umuntu yamaze gutabaruka, abavandimwe Islam, afite ukuri kugera muri kune agomba gukorerwa. Turi buze kureba muri shi'r, cyangwa se umumenyi yashize muri shi'r aganasobanura, byasobanuye n'umumenyi bita Abdurrahman Shamsani. Ni ukuvuga ngo ukuri kune ugomba, wa muntu watabarutse bakimara kwa muganga kukubwira ko yatabarutse. Murabizi iyo umuntu yatabarutse hari uko bamukoza kwa muganga bakamupima bakareba. Iyo bakubwiye ati inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nibwo utangira ukuri kune. Ukuri kwa kabiri ntabwo nakubabwiye, ninde wakumbwira? Ariko biragoye kukumenya. Ni igihe umuntu twamubuze burundu,
ni igihe umuntu twamubuze burundu ntituzi aho yagiye, kugeza aho tubajije qadi w'Ubuislamu, ese tubigenze gute? Hagakorwa iperereza ryaho yagize, hagakora amatangazo yo kubika, ngira ngo tujya tubibona umuntu twabuze umuntu wacu gutya gutya, qadi akatugenera igihe, niba ari imyaka 2-5 yishize tumubara ko yakoze iki, yatabarutse. Hari naho hatangira gukorerwa ibintu bine, no gusarira iswala ye bayita salatul ghaib, gusarira umuntu udahari, nabyo tujye tubimenya. Ibyinshi dukeneye kwiga. Hanyuma noneho ubwo n'uburyo ni bubi, iyo twamaze kumenya ko yapfuye akeneye ibintu bine bavanywe Islam mbere yuko apfa. Icya mbere tukivuga muri shi'ir nk'uko Abdurrahman Ash-Shamsani hafidhahullah abitubwira, aravuga ati at-tajhizu al-mayt ba'dahu duyun, ni ukuvuga ngo ko nkunda mugenzi wanjye cyangwa se umuntu yashimishe mugabiye umutungo we wose cyangwa kimwe cya kabiri, iki nacyo iyo bamaze gukuramo ideni bahita bareba umurage, ni ikintu yanditse ngo nagihaye runaka, bamara kukivanamo icyo kintu kigomba kuba cyujuje kondisiyo eshatu, shuruti eshatu. Shuruti ya mbere alla tazid ala thuluth, ntabwo kigomba kuba kirenze 1/3 cy'umutungo wose. Kondisiyo ya kabiri alla yakunu lilwarith, nta nubwo agomba kugiha umuntu uzamuzungura, aba ari umuntu uzamuzungura ibyo tuhita tubisesa rwose, ibyo nabyo bifite dalili. Icya gatatu alla yakunu bi shay'in muharram, kuba atari ikintu kiziririjwe. Umuntu yarapfuye yifitiye gitari ye, turabizi abantu twigize abazungu, hari igihe ukiruka ahita ushyiramo agapiyano mu rugo rwawe k'umutako, ujye uzuga kubitamo piyano, siko bimeze. Akaba umuntu wayemereye, wamara gutabaruka agakora iki, akaza ngo yanyemereye piyano yanjye cyangwa gitari cyangwa umwirongi. Ibi turabisenya abavandimwe Islam, kubera ko iyo babikoresheje ibyaha bisubira kuri nde, bisubira kuri wa wundi wabitanze. Kubera ko abantu batabarutse baravuga ati almalu lana almalu lakum wal hisabu alayna, mutungo turawubasigiye ariko tugiye kubiryozwa bavandimwe Islam. Ibintu rero bya haram by'imiziki, amapiyano ni violin, sigaye turabasirimu da, mu nzu y'umuyisilamu yarubatse mashallah, Allah yamuhaye umutungo ugasangamo igipiyano cyiza cyane kinini, kavuga ati ibintu abikura he? Na Allah tugirire mu, iyo ikintu kiri haramu turagisenya tukagitwika kikava mu nzira. Ikindi tugomba kumukorera nako kondisiyo, agomba kuba uwo ahaye umurage atari wa wundi uzamuzungura. Ibyo nabyo turabimenya. Hanyuma twigere kuri tajhid lil mayit, gutunganya umurambo. Gutunganya umurambo harimo kumugurira isanda, harimo kumutunganya, harimo kugura n'ikabura aho ari buze gukora iki, kuryamishwa mu mutungo we tukuramo. Abatubanjije abasaza bo hambere, undi iki kintu bajyahaga agaciro cyane, ku buryo umusaza ajyaga kujya Igisenyi akifatira umuswara agashyira muri marete, akaba yariguriye n'isanda ye kugira ngo atazakorogana cyangwa atazagorana. Twe twabikora se? Nyine tugendana n'umuswara dufite, tugendana n'agacupa k'amazi dufite, bivuze ngo nitugera ahantu ushobora kuba bibi tukabura uko dutawaza. Ibi nabyo tuzabyiga. Umuyisilamu agomba kugenda yiteguye, yifitiye umuswaki we, afite umuswala, kubera ko ashobora kugera ahantu kangoma kakasari. Ibi ni ibintu bidashobora gusigana n'umuyisilamu wese, kubera ko isaha n'isaha urasa. Bibaye na byiza kurushaho agasanda kawe ukibikiye, ninde uri tayari yo kugura isanda? Mashallah, jazakallahu khair. Muvandimwe yaramaze iminsi tutanamubona abahuze. Na muvandimwe rero ari tayari kugura isanda. Twese tugomba kuba dufite agasanda kacu iruhande kanatwibutse n'urupfu bavanywe Islam. Hanyuma yamara gukorerwa ibyo bintu byose,
hanyuma ugomba kubimukorera ari nabwo tugiye gutangira gukora iki, gukora pratique y'ukuntu boza imayiti. Nyuma yo gusoma imvugo ya Ibn Baz rahmatullahi alayhi wasa, umuntu mwoza agomba kumwoza kubera Allah no gusitira umuvandimwe nkuko intumwa y'Imana yabitwigishije. Nanone agomba gusitira ayub cyangwa se ibyo ari bubone bidashimishije, kubera ko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yubahishije umuntu hayyan, ari muzima yanatabarutse. Imvugo rero igira iti man ghasala, uzoza umurambo, wa kafana, akanamutwikira neza akamushyira mu musanda neza, wa satara, agaceceka inenge ze azabona, kuko abenshi hari igihe bapfa nabi bagira iherezo ribi. Abenshi hari n'igihe batabaruka ugasanga ibyo mu imbere byabo nk'imyijima yangiritse arimo arava, hari igihe hapfa ameze nabi, ijisho mbese ari muri hali mbi, akamusitiri. Ghufira lahu 40 kabira, ababarirwa ibyaha 40 bikuru. Ibyaha bikuru bikenera tauba iri khasa, ariko uyu muntu arabibabarirwa. Ni imvugo tuzayirebaho ubutaha insha Allah. Ibyo nibyo abanza. Naho dusubiye ku mvugo ya Ibn Baz rahimahullah, igihe bamubazaga se umuyisilamu yozwa ate, yaravuze ati rahmahullah alayhi, ghusila almayit au ghaslu almayit fardu kifaya. Mbere na mbere ukuri cyangwa se itegeko rireba koza umurambo ni fardu kifaya. Fardu kifaya twarayirebye ubushize ku batari bahari. Iyo bumvishe fardu kifaya ni ikintu iyo gikozwe na bamwe mu bantu saqata anil baqin, abandi nta kibazo. Ariko mu Islam hano aramutse apfuye hakabura umwoza, twese duturiye aha no mu maduka twese tubona icyaha. Icyo bita fardu kifaya, bamwe bagomba kubikora abandi kugira ngo nibibe icyaha kuri bo. Hanyuma bitandukanye na fardu ainu, bitandukanye n'itegeko rireba noneho khasa ku muntu, we aba agomba kurikora byanga byakunda nk'iswara. Ntabwo wabwira ngo nusari ndababarirwa. Niko Ibn Baz atubwira, lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kubera ko intumwa y'Imana yaratubwiye ati ghuslul mayit, amara bi ghuslil mayit, yategetse koza abantu, koza uwatabarutse. Fayughsal kama yughtasalu al-mu'min al-hayy, kandi anozwa nk'uko umuntu usanzwe ari muzima yozwa. Yughsal al-jami' jasadihi, yozwa umubiri we wose, min ra'sihi ila qadamayhi, kuva ku mutwe kugera hehe, ku birenge. Ya'ummu bil ghusli marratan wahida, ni ngombwa ko kumwoza inshuro yose, no kuvuga umubiri we wose inshuro imwe. Hadha alwajib, iri ni itegeko. Wal afdal, ibyiza an yabda bimawadi' alwudu, ariko tugomba guhera hehe, ahantu atawariza, ahantu akorera wuzu. Urumva ko agomba gutawaza nk'umuntu muzima. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم, kubera ko intumwa y'Imana amara bil bad'i mawadi' alwudu, kubera ko yadutegetse gutangirira ahantu dufata wuzu, mino bice byo gufata wuzu. Fayumsahu asnanuhu, hanyuma noneho warangiza ugahanagura mu kanwa ke, turi buze kubireba, wa anfuhu, no mu mazuru ye uko turi buze kubireba. Wa wajhi thalathan, akozwamo agahanagurwa mu kanwa, mu mazuru, hanyuma akozwa mu maso inshuro 3. Wa dhira'iyatu ma'al mirfaqayn, akozwa n'amaboko kugeza hano, ubwo no gutawaza 3 inshuro 3. Wa yumsah ra'sahu ma'al udhunayhi, akanahanagurwa no mu matwi, turabizi ko dutawaza. Wa yughsal qadamayhi dhakaran kana aw untha, akanozwa n'ibirenge, yaba umugabo yaba umugore byose barabimukorera. Thumma yasubbu alma'a ala ra'sihi 3 marrat, hanyuma none agatangira gusukwa mu mutwe inshuro 3 amazi. Wa yughsal bima'i wasidri, akozwa n'amazi n'ibyo bita sidri. Hari ifu iva mu biti bita sidri,
ariko iyo tutayifite dukoresha isabune. Thumma ariko ikiza cya sidiri nuko iyo igeze ku muntu ituma umubiri w'umuntu udatonyoka cyangwa se utangirika, ugumye ukimeze fresh nkuko umeze. Sidiri nayo tuzayigaho ifite ibintu byinshi. Hari nimwe mu miti barangira umuntu ukoze iki warwaye amashaytan. Thumma yufidu alma ala jasadihi bad'an bishawq al-ayman, hanyuma gatangira akamenwaho amazi ariko bahereye ku gice cy'iburyo, hatta ya'ummu al-badan, kugeza ubwo bageze ku cy'ibumoso bagasoza. Marra wahida, babikora inshuro imwe, ni nayo yitegeko. Hadha al-wajib. Wa idha karrarahu thalathan, ariko iyo basubiyemo yakunu afdal, biba ari byiza. Murabizi ko itegeko ari byiza, ariko iyo ushyizeho sunna biba ari byiza cyane. Thumma karrara ghuslahu thalathan aw khamsan, shobora kuba gatatu gatanu, yakunu afdal witran, bigomba kuba byiza bibaye igiharwe bavanye mu Islam. Wa afdal witran, hadha huwa al-afdal. Umwansi rahimahullah, umumenyi, yatugaragarije ko iyo ukoze ikintu ukagikora witran, ukagikora ari igiharwe, biba ari byiza kurutaho, kubera ko inna Allaha witran yuhibbul witr. Allah ni igiharwe akunda nibiharwe, turabizi tumaze kubimenya. Na witiri y'iswala mbese ni byinshi tuzabivugaho. Uko niko Sheikh al-Allama atubwiye uko boza imayiti. Hanyuma noneho tugiye kwinjira mu buryo bw'iki bwa pratique. Sasa uburyo bwo kwinjira bwa pratique abantu benshi babona ko bitabareba, ariko isaha n'isaha rigiye uzajya mu cyaro, kubera ko babona sijida yawe, babona usa n'abayisilamu, umuntu napfa bakurebe gutyo, nawe utangira urebe nk'ihene y'isadaka, utangira urebe. Kandi ni ukuri kwawe ugomba gukora iki? Kumukorera. Nk'uko hano twize mu bijyanye no gufata iki, gukorera mugenzi wawe ukuri, umenye uko basari, umenye ya dua basaba bari kumusarira. Ntago hashiye icyumweru umuvandimwe Aziza arapfa rahimahullah, Allah mugirire impuhwe. Ababyize hano baryohewe n'iswala, wenda nimunyumve nabivuga kuryoherwa n'iswala, ariko ibyiza birimo. Umuvandimwe yasariwe n'abantu benshi cyane, ntago twabitindaho ibyo ngibyo, wenda si ryo somo ryacu. Hanyuma noneho hakurikiye icyo bita pratique. Ari nabwo ndibuze kwifashisha zino ga, nifashishe kino kiremba, ariko ndagifasha mu gusitira umuntu. Hanyuma dukenere n'umuntu insha Allah mu bijyanye no koza imayiti. Hari qissa nigeze kumva y'umuvandimwe yagiye koza imayiti. Ari umuntu ukunda guhoza ingofero, masha Allah tabarakallah, ariko imayiti iza kugira kubera amazi, akaboko karanyerera kamukoraho, umuvandimwe aca mu dirishya yiruka. Ntituzatinya imayiti. Imayiti ntago yabyuka, ariko kubera ko abazungu batwangirije, twirirwa tureba filime z'ubwoba z'umuntu wapfuye uzuka na za karashika, ibyo byose byatuvanyemo byadushyizemo ubwoba. Hata n'injangwe turayitinya. Injangwe iragarabo, asubwo imvugishije, dataha ntuzagire ubwoba. Nanjye ubibabwira, Allah ngirire impuhwe, nshobora kugira ubwoba kubera ibintu twishyizemo abavandimwe Islam. Umundenga hano ngo ndi shehe, iyo bigeze koza imayiti umuntu yagira ubwoba. Aramutse amanuye akaboko, illa ma rahima rabbi, Allah niwe uzi mu mitima y'abantu twaca muri kosta. Kubwo ibyo rero insha Allah iyi meza murayimvaniraho, hanyuma noneho twikomereze pratique yacu insha Allah. Dukomeje rero, umuvandimwe wacu twari tumaze kumufatisha wuzu. No kumfatisha wuzu rero uba wateguye amazi. Amazi yo bibaye byiza hakaba harimo isabune, ubundi bakoreshaga igiti bitaga sidiri, kiracyana hari, kiba ari ifu. Ufata amazi ugasukamo iyo fu, ukavanga, kiba cyorohereye, kimeze kirimo urufuro, ariko atari urufuro rwinshi nyine, babyita ngo ikira kurenduka. Noneho tugatangira tugafata ayo mazi, tugatangira tugahera mu mutwe nk'uko intumwa y'Imana bitwigishije, guhera ku mutwe kugeza ku birenge. Iyo wogeje rimwe ni wajib, ni itegeko, ariko noneho iyo ukoze gatatu ni byiza kurushaho, ko ni sunna.
hanyuma tukoza nyakwigendera wacu mu mutwe. Ubwo urumva ko biba bimeze nk'isabuni. Shizamo n'isabuni, arabakoreshaga give, hari n'abagikoresha give, ariko iyo ubonye isabuni, iyo ubonye sidiri ni byiza, ariko iyo ubonye isabuni nabyo nta kibazo. Hanyuma tukamwoza mu mutwe, mu hehe, mu maso, ariko tukirinda ko amazi aca mu mazuru no mu kanwa. Hanyuma noneho tukagira igice cyacu hano tukamwoza, hanyuma tugafata akaboko tukamwoza, tukamusiga isabuni nyene irivanze n'amazi, na hano na hano. Byarangira duhereye ku gice cy'iburyo ukagera no ku maguru, ugacishamo. Twabonye ko umuntu washa agomba gusitirwa, ntago ari ukumwoza wamwambuye ubusa. Ukamwoza, hanyuma ukagera ku birenge igice kimwe, hanyuma noneho ugakora ya tekinike yo kugira ngo byorohe kumuhindukiza. Gutya, iyo agize gutya biba byoroshye, uregura gutya gusa. Noneho ukamuhaza n'igihande kimwe mu ntege. Ubwo niko baba gusukira ugeza ku birenge neza, ukongera ukamugarura gake gake, ukajya no ku kindi gice ukamwoza, ka kaboko nako ukakoza. Byagera hano none ukagira ute, ukamugarura ukoza hano. Iyo ni inshuro ya mbere, ariyo yitegeko. Hanyuma none ukazana andi mazi yo gukora iki, yo kumunyuguza no mu kumuvanaho iyo sabuni. Icyo ni igice cya kangahe, cya kabiri, kumwoza bwa kabiri. Nanone ukasuka amazi, ukirinda ko ajya mu mazuru kugira ngo atica wuzuye. Mu maso ukapfuka, ukoza mu matwi, ukagenda nyine nk'ibisanzwe uvanaho isabuni hose nkuko twabibonye. Ntabwo ndi bwongere kumucurika. Nanone ikindi gice ugahindura ukamwoza neza nkuko twabibonye kugeza ku maguru neza. Warangiza hano abamaze kunoga, ugafata amazi ya gatatu, igice cya gatatu, ariyo witiri. Ayo mazi aba ari make yo kumwuyuguza. Ufata parufe cyangwa se amarashi niko tuyita, ukayamenjiramo, amazi agahumura, kugira ngo umuntu wacu akora iki, ahumure, agenda ahumura. Hanyuma noneho ukamunyuguza bisanzwe, ucishaho. Ubundi iyo umuntu yamaze gucya, utuzi duke twose twamunoza, amazi ukagenda yamusukaho nkuko wabikoze kwa kundi umuvanaho umugarura. Yarangiza wamara kumukora gutyo, urangije uhita ukora iki, uhita ukuraho. Ariko mbere yo gukuraho iki kintu, uzana ikindi nkacyo, kugira ngo umusitiri, yari umugabo umukondo we kugeza ku mavi, yari umugabo, yari umugore ku mabere kugeza by'umwihariko uri gusitiri ubwambure bwe. Twarangiza noneho ukazana indi sitiri ukamushyiraho, ukahita uvanaho ya yindi. Ubwo uraza ukayimushyiraho, ukahita ukurura ya yindi. Yamara kujyaho noneho hagakurikiraho kumwumutsa. Genda umwumutsa, yamara kumuka neza. Ikintu n'ikindi uhita ukora mbere yo kumwita umushyira muri cya kintu, cyangwa se kumushyira muri ya sanda. Ubutaha tuzayizana inshallah. Ubwo hari umuvandimwe ushobora kuba ari umuvandimwe ayitwemereye, ari wamanitse ngo azayigurira, ariko ayitwemereye byaba ari byiza. Jazakumullahu khaira, Allah kwishimira. Tuzazana isanda noneho tumusitiri. None iyo wamaze kumushyira isanda, mbere yo kugira umufunga no kumusarira, intumwa y'Imana twigishije ko ufata ya marashe. Wamara gufata ya marashe, warangiza ukajya hehe, amavi. Sawa, ugakora iki, ukamusiga otur cyangwa se marashe. Warangiza hasigaye ni hehe, ku mano. Amano. Hanyuma ugasigaho iki, amarashi. Hano umuvandimwe wacu nyakwigendera abamaze kubona ukuri kwe mu bijyanye no kumwoza. Hari imvugo twavuze ati man ghasala wa kafana wa satara ghufira lahu 40 kabira. Umuntu uzoza umuvandimwe mugenzi we, akamutunganya neza, akanamuhamba acecetse cyangwa se atagaragaje
inengezi, Allah azamubarira ibyaha 40 bikuru. Iyo hadith tuzayirebaho n'ubusahihi bwayo n'ibindi bigiye bitandukanye byerekeranye n'iki no gusitira umuntu. Ndongera mbasubiremo, ubushize nibwo twize uburyo bwo gusarira umuntu, ntago hashize icyumweru umuvandimwe wacu atuvamo. Ababyize hano nibo bakoze iki, nibo babisobanukiwe. Uko nibo tubamaze gutunganya umuvandimwe wacu ameze neza, tugiye kumushyira mu sanda. Noneho ubutaha tukaziga isanda umushyiramo ibinganite. Iyo ari umudamu akenera ibitambaro bingahe, ese icyo gitambaro kiba kingana gute, ese ukizinga gute, iyo umaze kubita isura yitiriwe icyuma. Fihi ba'sun shadid, bifite ubwangizi ku bantu, wa manafi'u linnas, bikagira n'umumaro. Iki cyuma mureba ni telefone, nitubikoresha neza bizaba ari manfa kuri twebwe, nitubikoresha nabi bizaba biri ba'sun shadid. Harukanda sendi ikicisha umuntu, harukanda agaharabika umuntu, ariko hari n'ukanda amaweza akamubwira inkuru nziza. Nibi turi kubikora turasaba Allah subhanahu wa ta'ala abiduye kubikora kubera ikhlas, kubera Allah, atari kubera ibindi bintu. Ndetse anabiduye kubikora tubikuye muri Qur'an na Sunna, anabiduye kubikora nkuko abatubanjije babikoze. Kandi ibi turi gukora azabitwereke ku munzani y'ibyiza bituvugira. Dusabira n'umuvandimwe witanze, kuko aka kazi kaba kagoranye. Ari umuntu ubwira ngo unshyireho mfi, ariko tuzanapfa n'ubundi. Umuvandimwe rero Allah amwishimire, amuhe ibyiza. Sinzi nimba babibonye n'icyaho nimba uzabireba hano, ushobora kuba yitanze. Naam, igihe gito inshallah reka dutanga umwanya w'ibibazo turebe inshallah. Naam, jazakallahu khair. Naam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mufite umusatsi, ibyo tuzabireba inshallah. Ntabwo nshaka kwita mbivuga kubera ko sinabirebyeho. Ntaza nkakubwira ibintu ntarebyeho ugasanga ndakubeshye cyangwa se ndibeshye. Inshallah bamwe mu bashekhe mu babizobereye bazagenda babitwigisha mu buryo burambuye. Iki ni igitabo, hari igitabo cyitwa Kitabul Qararit cy'umumenyi yashyizemo buri kimwe ku bijyanye no gusitira imayiti no kuyihamba n'ibintu byose by'ibibazo twibaza, bakita Kitabul Qararit. Ubwo tuzarebamo inshallah. Sibyo ko isomo ryacu ntago riri kuri iyi mas'ala, nuko twayizanyemo kubera ko ikenewe. Dushyiraho no guhamba dukomeze bya byicaro 40 inshallah. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gutunganya no gutungana no guha ukuri kwa bagenzi bacu mu gihe bahuye n'iki, bagezweho n'urupfu. Kubera ko natwe ejo ninjye ndi kubibigisha, ariko ejo bundi ashobora kuba ari wowe umagaze hejuru uri kunyoza, cyangwa se nkaba nkwagaze hejuru ndi kukoza. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko duhuriye hano, Allah aduha ibyiza, akaduha gusobanukirwa idini, akaduha no kuba muri ba bandi bazazukana n'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Naam.